Reka tubasuze cyane bakunze ibiganiro byacu ndetse tunabahereza ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ariko by'umwihariko tunabashimira ko mukomeje gukora subscribe, like, comment ndetse na share. Ibi bidusubizamo imbaraga natwe zo gukora ibishoboka byose kugira ngo tubagezeho ibiganiro bigira icyo bibungura. Ikiganiro cy'uyu munsi rero turi buze kwibanda kuki. Ikiganiro cy'uyu munsi rero turi buze kwibanda ku gukoresha telefone mbere yo gusinzira. Telefone rero ifite ibibazo byinshi nubwo idufasha muri byinshi, ariko mu by'ukuri bikomeje kugaragara ko ikomeza igenda yangiza ubuzima bwacu, ariko nyine bamwe na bamwe bavuga bati nta mahitamo dufite kuko ntidushobora kureka gukoresha telefone. Ariko nanone dushobora gukoresha telefone mu buryo bwiza bwizewe, tukagira umwanya wo gukoresha telefone ndetse n'umwanya wo kuyirambika. Hari igihe ujya gusura umuntu mukavuga nawe yibereye muri telefone, mu by'ukuri ibyo nabyo byangiza umubano ndetse byangiza n'urukundo. Reka rero twirebere ingaruka zo gukoresha telefone mbere yo gusinzira. Gukoresha ibikoresho bitandukanye bisohora urumuri ruto mbere yo kuryama si byiza na gato. Aha twavuga kureba televiziyo, gukoresha telefone na tablet kuko bitera ibibazo bikomeye, bikagira ingaruka ku bwonko. Ibibazo biterwa no gukoresha ibikoresho bifite urumuri mbere yo kuryama bibamo gusinzira, kuribwa umutwe udashira ndetse no kumva utamerewe neza mu buriri. Si byiza kuryama telefone yegereyeho umutwe wawe. Telefone nyinshi zigendanwa zikozwe ku buryo zisohora za rayon cyangwa se radiation zishobora kwangiza ubwonko ndetse zikaba zanatera kanseri zitandukanye harimo n'iy'ubwonko. Tumaze kubabwira rero ibibazo bitandukanye biterwa no kuba wakoresha telefone nijoro mbere yo kuryama, ariko nanone tugiye kubabwira uburyo warwanya iki kibazo. Mu gihe ugiye kuryama rero wibuke gushyira kure telefone yawe kugira ngo wirinde kwiyegereza umutwe, kuko twakubwiye ko bishobora gutera indwara bitewe na radiation ziba zishobora kwangiza ubwonko. Icya kabiri, niba ari ukoresha ikubyutsa cyangwa se ureberaho isaha, mu gihe ugiye kuryama ishyire muri airplane mode cyangwa se ushyire mu kadege, kuko iyo wayishyize muri airplane mode bituma idasohora izo radiation zishobora kwangiza ubwonko. Icya gatatu, aho kuvugira kuri telefone mu gihe uryamye byibuze gerageza kwandika, nubwo nabyo ari bibi ariko nanone ngo ibibi birarutanwa. Kureba muri telefone amasaha 2 mbere yo kuryama cyangwa se ibindi bisohora urumuri biri mu bwoko bwayo nka televiziyo cyangwa tablet bigabanya umusemburo ukorwa n'ubwonko witwa melatonin.
Melatonine twagereranya n'isaha y'umubiri, ni umusemburo ukorerwa mu bwonko, ukorwa nijoro gusa mu mwijima. Melatonine ibangamirwa cyane n'urumuri, cyane cyane urumuri ruto ruto nk'urutangwa na telefone ndetse na tablet. Ntibikibasha gutuma umuntu asinzira neza cyangwa ngo habone ibitotsi. Ikorwa nabi cyangwa kudakorwa kwa melatonine biri mu byongeraho indwara ziterwa no kudasinzira neza nka diyabete, umubyibuho ukabije cyangwa za kanseri zitandukanye. Ni byiza rero ko twirinda gukoresha telefone n'ibindi bikoresho bitanga urumuri ruto mbere yo kuryama, ndetse no mu gihe uryamye ukibuka kwibika kure kugira ngo itazakomeza kwangiza ubwonko bwawe. Hari ingaruka nyinshi ziterwa na telefone ndetse no kuyikoresha mu gihe kidakwiriye, ariko nanone telefone idufasha byinshi, harimo nko gukora akazi ka buri munsi, guhamagara abavandimwe bacu bari kure yacu, ndetse n'ibindi byinshi. Ndetse hari n'abazikoresha mu gukorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nanone reka tumenye gukoresha telefone neza ndetse mu gihe cyayo, kugira ngo twirinde ingaruka za hato na hato ndetse zangiza ubuzima. Murabizi ngo amagara araseseka ntayorwa. Reka tute gukururwa na telefone ngo twangize amagara yacu. Reka tubashimire cyane rero mwe mwadutije amaso n'amatwi mu kumva iki kiganiro cyacu, ariko twizere nanone ko hari byinshi mwungukiyemo. Reka telefone ite kuba intandaro yo kwangiza ubuzima bwacu, ahubwo tuyikoreshe mu byubaka ubuzima bwacu. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, mwibuka gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bibagereho 5 aho muherereye hirya no hino ku isi. Mwa muri mu Rwanda, diaspora ndetse n'andi hose mushobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mwari kumwe na Protemba Rushimana, rero mukomeze muhahe ndetse muronke, ariko mwibuke gukora comments y'ibintu runaka dushobora kuzaheraho mu kiganiro cyo gutaha. Mukomeze mugire impagarike n'ubugingo.